kuva nge Gikondo yabaho nibwo mbonye hari ubwicanyi burenze. Kwa Kabuga barimo barica abantu birenze. Abantu bari kwa Kabuga kuko babayeho nabi. Babayeho nabi mu rwego rwo hejuru, babuze ubutabazi, barimo barapfiramo kubera n'indwara yari yateyemo. Hapfuye abantu 50 ubu ngubu muri noza muri indwara yari yateyemo. Harimo abana bari kwapfira benshi, abandi iyo bamenye ko ubuyobozi buri buze bajya kubacumbikisha. Ariko mu by'ukuri abantu barapfaga bakapakira muri shitingi, umurambo uturutse kwa Kabuga. Nta muntu nukuvuga ngo nta muntu bazongera kwakira umurambo uturutse kwa Kabuga, bazajya bawujyana mu Bugesera niho basigaye bajyana imirambo. Aya makuru wenda utangaje ntabwo bufite ko yakugiraho ingaruka? Ingaruka ndayifite kubera yuko hariya kwa Kabuga baramutse bamenye yuko njyewe ari njyewe nka operasiyo, kubera ko banze uramutse bamenye ko ari njye watanze aya makuru nje nabizira, kuko nahita nubwo nahita mpfa nje, nubwo napfa nta kintu byabintwaye, kuko nje yenda narapfuye cyangwa se no kwiheba. Ariko ndababwiza ukuri kw'Imana ndatabariza abasigaye. Aya maraso nyahaye abana 8,900 bari kwa Kabuga. Bavandimwe b'Abanyarwanda, ibi bintu birakabishe. Ibi bintu ni ubugome ndengakamere. Kwa Kabuga, mu mitungo ya Kabuga harimo harakorerwa ubugome ndengakamere, harimo harakorerwa iyicarubozo, harimo harakorerwa jenoside. Kandi ibi bintu inkotanyi zibikora zibishaka. Imwe muri strategy y'inkotanyi ni ugufata izina ry'umuntu bakaritoba, bakaryanduza, bakagusebya mu bantu, bagasa nk'aho izina ryawe barigira nk'ikintu cy'igisimba, kugira ngo bakwangisha abantu. Nihagira uzakwica, nihagira uzagukenesha, nihagira uzakurenganya, ntihazagire umuntu uzakugirira impuhwe. Mbabwije ukuri ko umuntu wafungiye kwa Kabuga, ko umuntu warenganiye kwa Kabuga, ko umuntu wabonye rino shyano kwa Kabuga, nazajya yumva izina kwa Kabuga azajya yirukanka kibuno nk'amaguru. Ibi bintu ni strategy y'inkotanyi, ntago ari ubwa mbere, ntago ari ubwa kabiri. Twarabyumvishije Perezida wa Repubulika afata Madamu Victoire Ingabire akamugira akagore gatoya k'akajenosideri, kugira ngo gusa amutubye amwangishe rubanda. Twarabyumvishe uriya Karera Deni afata Kangondo ya mbere n'iya kabiri, ahantu yasenyeye akura abaturage, bakahafata bakahita Banyahe, kugira ngo gusa bumvikanishe ko ari muri toilette, nibasenyera abantu nibabirukansa hatazagira umuntu bagirira impuhwe. None nyuma yo kurenganya Kabuga bamwambuye imitungo ye, twabonye yuko kapitali cyangwa se igishoro cy'imitungo ya Kagame wubwe cyangwa se na FPR imyinshi ari imitungo ya Kabuga. Barinze ubwo bamugerekaho ibintu, imihoro, ibintu utamenya. None bafashe n'izina rye, imitungo ye bayigeretseho ishyano, amahano. Mushobora kumva kino kiganiro cyangwa se ino nkuru yo kumbarutso ya demokarasi yabaye intandaro yo gufunga uriya mwana w'umuhungu cyangwa uriya mwana w'umuhungu bamurenganya, mukagira ngo nibwo bwa mbere ishyano riguye kwa Kabuga. Ibi bintu byabaye reported 1, 2, 3, ariko ntabwo bihagarara. Reka twumve izindi nkuru zabereye kwa Kabuga. Namwe uri ariko nafungiwe we, njagahinda navanye yo karenda kunyica k'abantu bashize. Mu marira, ishavu n'agahinda kuri mikoro za radiyo Ijwi rya Amerika, uyu mubyeyi yaradutekerereza ibyo yemeza ko byamushenguye ubwo yari afungiye mu kigo cyitwa icy'inzererezi kubw'impamvu z'umutekano we. Uyu utuye mu murenge wa Gikondo duhimbye uko nisanze i Kigali yaduhaye ubuhamya ku byo yabonye mu byumweru bigera kuri 2 yafungiwe mu nzererezi Gikondo kwa Kabuga. Ubuzima bwa hari umunsi ku munsi harimo indwara, umuntu arimo kudiyara rimwe, yadiyara rimwe agahita apfa. None iyo baje gukuramo umurambo bazimya amatara yose, mwese bakababwira ngo mwese mwubikinda, tukipfuka n'ibiringiti byuzuye inda n'imperi, ukifuza iwawe uko wahasize ukicuza. Mu bundi buzima busanzwe kujya muri toilette yawe ni ikintu kirangaye gutyo, mugende muri nk'abantu 30 mugahuriramo.
kwitumamo ni ikibazo, bakabakubita hakari n'uhagurutse inkara zitwaye mu ntoki. Ninjoro washaka kwituma nta gusohoka, nta burenganzira uba ubifitiye, warangiza ukanya muri cya kiringiti ufite, wagira ibyago bagufata ko wakineyemo bakagukubita inkoni zikenda kukwica. Uko nisanze i Kigali yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nawe yanduriye kwa Kabuga indwara zikomoka ku mwanda. Mu byumweru 2 mpafungiwe navuyemo ndwaye diyare y'amaraso igiye kunyica. Kugira ngo ubone amazi yo gukaraba ni ibibazo. Mu bagore nk'uko noneho umugore ajya mu mihango hari igihe umara icyumweru utarakaraba. Kubera ibyakurikiyeho nyuma yo guhura n'abaduhaye amakuru, bose twahisemo kubarindira umutekano. Undi mubyeyi wo mu wundi murenge muri Kicukiro wahaye amakuru Ijwi ry'Amerika kubibera mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga, avuga ko icyo kigo cyamufatiye umugabo mu mezi 3 ntaheruka kumucigera. Umugabo wanjye atwara utuzigo nyine n'abantu. Kuva bamujyana amazemo amezi 3. Njyayo nakwandikisha bakambwira ngo arahari ariko najya gusura ntibamunyereye. N'ubu mu nzu bari kunsohora, abana ntibakiga. Nukuri nkaba nagira ngo mudukorere ubuvugizi babarekure. Naho uyu mubyeyi wo muri Kicukiro avuga ko hari musaza w'inzego z'umutekano zafatiwe yamusuye, avuga ko magingo aya ubuzima bwe buri mu kaga. Bamusanze mu nzu iwanjye aryamye, noneho baravuga ngo nitaba amafaranga 70,000 ngo no kumwica baramwica. Baramutwaye baramuvunagura, ntagenda, yaragwaye banze no kumurikwa amaze umwaka wose. None sura musura bigenda bite? Muri iyi minsi barahagaritse ko ariko twamusuraga twasanga yaragwaye weri atagenda atanavuga. Kubw'uyu mudamu wemeza ko atarafungirwa muri iki kigo cyo kwa Kabuga i Gikondo, ntabura kumenya amakuru y'abagitambukamo kuko agituriye. Basohotse mu tubabaza amakuru yaho ko bimeze, bakatubwira ati muceceke, mwebwe niba musenga mugende musengera abantu basigayemo hariya. Mu by'ukuri bano bantu mwakorera ubuvugizi byiza bagabanyemo abantu basohokemo hariya. Hano hantu ni habi, umuntu usetsemo arakubwira ngo aho kugira bamuhe amezi 2 hariya bamuha umwaka imagiranye. Mu gihe twakurikiranaga iyi nkuru aho twari turi muri imwe mu nzu y'umuturage, twatunguwe no kubona umugabo n'umukobwa batwinjirana badakomanze bavuga ko baje gusaba amafunguro ya saa sita, ubundi umugabo akavuga ko hari umukomisiyoneri urimo gushakira mushiki w'inzu yo gukodesha. Abo mu nzu ntoya bombi ntibakuraga amaso n'intoki mu matelefone yabo, biboneka ko bandikiranaga n'abandi bantu Ijwi ry'Amerika itabashije kumenya. Nyuma batandukanye ntawe usezeye ku wundi. Abaturiye iki kigo cya Gikondo baza bavugaga ko bashaka inzu zo gukodesha, batubwiye ko ari abakozi bo mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga. Amakuru akatubwira ko umwe mu hafite umuvandimwe uhafungiwe ari we watanze bagenzi be mu mugambi wo kugira ngo bamugirire ikigongwe bagafungura umugabo we. Abaduhaye amakuru bose batekewe n'icyoba kuko abo bagenzaga intambwe zacu imwe ku yindi, byarangiye bagiye muri buri rugo rw'uwo bakeka ko yatanze amakuru. Amakuru akatubwira ko hari n'abahisemo kujya kwisinganisha mu nzego z'umutekano zibegereye mu Gatenga. Tunyura ku kigo kivugwamo ibikorwa by'iyicarubozo, mu marembo yacyo twahasanze abaturage bari babuze ayo bacira nayo bamira, hafi hagaragara abapolisi 3 bari ku burinzi. Iki kigo cy'inzererezi cya Gikondo ahazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye gikunze kuza ku mpapuro z'imbere mu byegeranyo by'imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Igihe cyose iyo miryango yiyamirije ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo, ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bubyamaganira kure. Ku bigo by'inzererezi itegeko rigenga ko ababinyuramo biba by'igihe gito nk'amezi 6, gusa hakomeza kumvikana ababinyuramo imyaka. Biteganywa ko hanyuzwamo abafatwa nk'indaya, inzererezi, abajura, basabiriza, abazunguzayi n'abandi. Ku rundi ruhande hari n'ababifata nka za munyumvishirize. Nko mu minsi yashize Ijwi ry'Amerika yabagejejeho inkuru ku bacuruzi bagifungiwemo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku rwego rwa mbere rwibajeje uburyo bagejejwe kwa Kabuga. Byarangiye uyobora kwa Kabuga CIP Verdict Mutsinzi asubirishijemo urubanza, urukiko rumukuraho inshingano, abo bacuruzi bakomeza kuhafungirwa. Umunyamategeko Barito Mathias Matimbano wabunganiraga yahise aburirwa irengero na magingo ya ntaraboneka. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ariko mwokagira Imana muragira ngo kuko ibi bintu tubyita iki? Tubyita iki nyine atari mu nyumvishirize? Tubyita iki nyine atari jenoside iri gukorerwa rubanda ku bushake? Aho abantu bicwa iyicarubozo, ahantu bitwa ko bagiye kugororerwa mu izina rya Kabuga, nanone babikoze babishaka. Kwicwa, kubuzwa uburenganzira bwo kujya kuri toilette, kubuza uburenganzira bwo kugira ibikoresho by'isuku uri mu mihango, kubuzwa uburenganzira bwo gusura uwawe, kubuza uburenganzira bwo kurya no guhumeka, gupfa ntubashe gushyingurwa. Dore ngibyo ibyo inkotanyi ziri gukorera mu mitungo ya Kabuga.
banyarwanda banyarwandakazi, ibi bintu bigomba guhagarara. Wagira ngo se bihagarikiye aho ngaho? Wagira ngo bihagarikiye kugira ngo bagende bica abantu babahambe babona, bashonjesha abantu, babicishije ubuheri n'inda, babicishije indwara z'ibyorezo ngo bagiye kubagorora? Ngaho nimwumve nanone ibyo bakoreye Karasira n'umuryango we, nyuma yo kumwicira ababyeyi bose n'abavandimwe, nyuma yo kwica Karasira. Nimwumve ibyo bakoreye Aime, murumuna wa Karasira, muri kiriya kigo bitwa ngo ni icy'ingororamuco. Nimwumve ibikorerwa mu mitungo ya Kabuga cyangwa se mu izina rya Kabuga, maze twese nk'abanyarwanda muze dufate ikino cyemezo kugira ngo ibi bintu bihagarare rimwe na rizima. Hari murumuna wanjye wafungiye hariya kwa Kabuga wa wundi, iyo wiri tuzanwa rikomeye, ndagiye mufunga mw'intare tubishyire ku YouTube. Wari wamumbwiye yaraza tumwana gazeri tugasangira, ariko arababaye, baramwungabanyije. Ndagira ngo tuzamuganirize tuvuge igihe tubigere kuwa mbere kuwa kane, Aime uzaba uri kuwa kangahe? Wababaye abantu batuma abantu barungurana mu cyumwe, nabyo muzabivuga, muzabivuga sawa. Azavuga n'abantu kugira ngo urye ifungure muratingana, tuzabavuga mani. Aime uzaboneka ryari? Uyu ni umurevolutionneri urwana cyane, umwana tugararawe. Alo, ndakumva muvandimwe wanjye, mba nababaye. uzaboneka ryari? Njyewe ndahari, nta kazi ngira. Amezi abiri ukabye mani n'ejo tu afati n'ubu ni murumuna wanjye reka umva tubizimwe, ariko nawe arabivanga, yambwiye ko akoresha cyane ejo bundi. Si icyo se? Ubwo tuzagira ejo bundi ra? Nta kibazo, ubwo njyewe ndahari. tuzamufata cyangwa tuvuge ibintu babakorera nk'uwo bica urubozo we, ntabwo babizi. Ejo nzajya mu bintu bya RPF byo kubashyigikira. Byo kubashyigikira? Nawe ko bajya bambwira ko ngomba kubashyigikira. Abo ushaka nagira ngo tuganire ryari Imana, umva ubetifuye tumwiyorere, we namenye yuko ugomba kuvuga ibibazo byo tuzamuka, ndashaka ko tuganira ryari. Njyewe yego mu munsi njyewe nushaka umbwira ejo ngenda hano. kuwa gatatu nta kibazo. tuvuga ibibazo byakubayeho n'ibiye kukugendaho. kandi urabizi ko najya nica gahunda. kandi ndashaka ko unyibutse ibyo turimo. urababaye sha, urababaye, wishwe n'abahutu, wishwe n'abatutsi, wishwe na bene wacu. nicyo kibazo umuntu wanjye ari kumwibaza, ese buriya ko nishwe n'abatutsi bakongera bakagera kwa Kabuga bakafuga, yaravugiye hariya. nanjye rero warabimaje ndabyemera ko natwe twamufunga nk'umwana mwiza, atari kujya kumurongora mu kibuno. ngiye ngomba kubivuga, ni n'umusafi, nararangayije Imana, narangiye nzabasweza ba nyine n'itayi, nzabivuga ejo. sawa sawa sawa, ibyo nzabivuga ibyakubaye. Genda Karasira, genda Karasira, uzaramba Aimable. Genda, umuryango wa Karasira warahuritse. Karasira uzaramba, ubura ababyeyi, ubura abavandimwe. Igisasu cyakatiwusha cy'inkotanyi gice hariya kivanamo amara umuvandimwe wawe. Ababyeyi bawe bari barokotse n'umuvandimwe wawe bitaba inama, bitaba Imana, bicwe n'inkotanyi bose, usigare wenyine uburabuzwe, n'umuvandimwe wawe usigaranye bajye kumusodomiza kwa Kabuga,
kwa Kabuga inzererezi, kwa Kabuga kwa Gacinya byahereye ku Muhima, kwa Kabuga ikigo cy'abajura abadandaza amagara, mu kigo cya Munyumvishirize bagafata umuntu waje gusura umuntu bakamufunga uko bashaka, bagafata abacuruzi bakabahafungira. Hari abana benshi bagiye bava ku ishuri bafungiye kwa Kabuga. None kwa Kabuga habaye indiri ya Sodoma na Gomora. Mwumva ibyo bintu bakoreye Eme. Hari inkuru ndende ndaza kubashyiriraho reference mugende muyirebe, aho kugira ngo ubashe kurya impungure babanza kuguha ibisimba bivuye muri Nigeria kugira ngo bize kukuvanamo amara, kukuvanamo amara biguturutse inyuma. Niho Eme yavanye guhahamuka. Mpamya ntashidikanya ko umunsi Karasira ari kubivuga ari we banamufungiyeho. Bavandimwe banyarwanda, umuntu avuga amakuru akarangira, archive zo kwa Kabuga ziruzuye, nshimye ko Kabuga bamushinja imihoro itaranamufashe, bakamushinja RTRM mu gihe hari radio Muhabura yakoraga ibikubye inshuro 5 ibyo RTRM yakoraga nkurikije amakuru. None se ko mwumva Kabuga yari ishyano, yari inkozi y'ibibi, mwebwe murakorera ibiki mu mitungo ya Kabuga? Murimo murihamuriramo ibiki? Murimo murashaka iki kugira ngo ubwicanyi murimo gukorera mu mazu ya Kabuga buzitirirwe Kabuga? Kugira ngo iyicarubozo muri gukorera mu mitungo ya Kabuga bizitirirwe Kabuga? Kugira ngo genocide muri gukorera y'Abanyarwanda izitirirwe Kabuga? Ubwo muri kumva mutari gukoza isoni Abanyarwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, FPR ibyo iri gukora irabizi, ibyo ikora ibikora ibishaka, ariko kugira ngo turokore bakeya basigaye, dore icyemezo ni iki ngiki, dore inama nge nabagira niyihe. Barababwiye ngo gusoma igitabo cyuko wahangana n'umunyagitugu ufite imbaraga nkeya nta ntwaro ufite ari icyaha, ariko nge ngikubigisha ubwenge. Ayo mazu Kabuga yayambuwe hashize imyaka 32 kuva FPR zabohoza igihugu zinjira mu gihugu, ntabwo Kabuga yigeze akandagira mu mitungo ye. Yaba iyi mitungo yo yose bari gukoreramo iyicarubozo, ni ukuvuga ko ntago bimuri mu maboko, ntago ari we ubijera. Rero yaba inzu yo kumuhima, yaba depo yo ku Gikondo, n'ahandi hose bakorera muri za safe house, niba ari amazu ya Kabuga cyangwa y'abandi bantu, muhite kwa Kagame. Kuva ubu ngubu ayo mazu muzibukire kuyita kwa Kabuga, muhite kwa Kagame na Nyiramongi, muhite kwa Cyomoro, cyangwa muhite kwa Ange Kagame, cyangwa muhite kwa Kanjogera, cyangwa muhite kwa Dani Munyuza, cyangwa muhite kwa Kabarebe. Ariko ibyiza nabagira inama ko mwahita kwa Kagame. Muhite kwa Kagame. Kabuga mwe mumushize ku ruhande iyiruhukire mu mahoro, muhite kwa Kagame na Nyiramongi, maze muvuge ngo Kagame aratumaze, maze murebe ko ubwicanyi butahahagarika, cyangwa se bakimura bakajyana iyo centre de concentration ahandi, bakajyana iyo centre yo kumariramo abantu no kunomberamo abantu ahandi. Sibyo? Ubutegetsi bwa FPR bwabohoje amazu ya Kabuga hashize imyaka n'imyaniko, nibwo buyakoresha, nibwo buyajera, nibwo buyabyaza umusaruro. Noneho ibisigaye barimo barabyiciramo abantu, barimo barafata abana b'abahungu bakabarongora mu kibuno batabishaka. Umwana warokotse
Eme murumuna wa Karasira niwe wari usigaye wo kuvuga inkuru. None mwamusohoye mamara. Mwamurongoye mu bwonko. Sodoma na Gomora. Ngo ibyo bintu bizajye ku mugongo wa Kabuga. Mwumva ubugome. Aba bantu bigira hehe ubugome? Banyarwandakazi, dushobora kuvuga amagambo tukongera tukavuga, ariko mu rwego rwo guhagarika amahano ari gukorerwa mu mazu yo kwa Kabuga, nimuhita kwa Kagame ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, agakomeza akahicira abantu, ayo maraso azamujye ku mugongo, ayo maraso azamujye ku mutwe. Baravuze ngo ibibazo byose bikemurirwa ibukuru. Baravuze ngo ibibazo byose bikemurirwa muri presidence mu rugwiro. Iyo utavuze nta gikorwa. Iyo utahagurutse nta gikorwa. Mwaravuze ngo muzayoresha rubanda akayiko. Ingunguru murayigereje muri kado concentration yo kwa Kabuga. Banyarwandakazi, ngo gira icyo ukora nawe bitari byakugeraho, kugira ngo nibikugeraho uzabone ugutabariza. Uyu munsi ni umuryango wa Karasira, ejo ni umuryango wa Kanaka, ejo bundi ni wowe ukabura umuntu ukuvugiriza induru. Nta hanyu ho kwirwanaho, nta hanyu ho gutabarana, nta muntu mukomerekeje, nta muntu mwishe simbatumye kwica, nta muntu muhohoteye, ariko izina kwa Kabuga murihindure muhite kwa Kagame na Nyiramungi n'abana be n'umuryango we nabo bafatanyije kwica, maze murebe ko ubwicanyi budahagarara.